n'urunana. usize wanditse iki se hanze? hari imyenda naraye mfuze nyisize hanze nyine nibigera nimugoroba ntarazu yinyanurira uyibike wawe uzayimpejo. Yego ntabwo utahase kuvuga ngo nzayuheje rero. Nshobora kuza gutaha ntinzu uyu munsi pe. Nta kibazo rwose ndayanura ndetse nyizinge neza nyibike. Nuko ahubwo nta pasi ngira nari no kuyiguterera. Sorry nawe ubwo ntuba uri gukabya. Wari no kuyinterera ipasi. Nkuba wagiye kubonana na titireri isubwo. Rwose reya ntacyo ntazagukorera na kimwe mu byagufasha kwiyegurira Kristo. Ntabwo mba nagiye kumusura da. Ndaba nigiriye mu nteko y'abaturage. Ngo mungi? Uvuze inteko y'abaturage cyangwa nuvise nabi? Ahubwo subwo ntituhahurira ra. Yego mana yanjye. Kuva ryari se wowe reya rwose bitabira inteko y'abaturage? Iyo uyu munsi ntisanzwe iraba yitabiriwe na Chris kugira ngo aze kuganiriza abaturage ku ngingo zirebana n'ubuzima bw'abana. None se ukaza kubukora iki muri iyo nama nta mwana ugira? Uzi kusetsa sori? Ubwo se urumva mu nama nk'iyo rumara inkwa za kuyiburamo? Ukuntu uza kunda kwibonekeza. Umuyobewe se? Yebe kwisiba byo ntiyayisiba koko. Ariko ntabwo numva icyo ushaka kuri rumara inkwi. Ku buryo nyine ugomba kwitabira inama yitabiriye. None sibye Chris akayijyamo na rumara inkwa akayijyamo. Urumva byagenda bite? Cyaba ari ikibazo koko. Rumara inkwa ashobora kukwiba umugono akabona umwanya nyine wo kwipendekeza kuri Chris. Iyo rero niyo mpamvu ushaka kujya mu nama nkayijyamo nkayivamo irangiye menye ko Chris atashyiwe na rutindi rumara inkwa yohoshya ajya iwabo. Wivunika reya wivunika nakumvise rwose ibyo watekereje n'iby'ijana ku ijana.